Izina rya Kristo badukunde kubana mu ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe ni Pastor Placide ndashimira Imana cyane ngiye kuduha akanya ko kubana ijambo ry'Imana none ndagushuje wowe aho uri hose mu bice bitandukanye waba uri mu gihugu cy'u Rwanda uri hanze yacyo waba uri mu diaspora zitandukanye Imana igumugisha cyane ni nanone twongeye kugaruka muri kakanya ko kubana ijambo ry'Imana nkuko tumenyeranye kandi nakanya keza Imana ibiduhaye ni umugisha Imana ibiduhaye ukomeye cyane urenze gutunga amafaranga urenze gutunga ibindi bintu bikomeye kuko gutunga ijambo ry'Imana iyo biba byiza cyane iyo ufite ubushobozi bwifatika ukagira n'ijambo ry'Imana muri wowe hari umugani bajyaga bacamukirwa navuga ngo n'ubwiza bwawe no kwisiga wabonye amavuta meza ukagira n'ubwiza ugasanga rero bigeze neza Imana igumugisha rero umunsi none nanone tugiye kugana ijambo ry'Imana ariko ijambo turi buganire uyu munsi ni ijambo ridukangurira kugira urukundo mu mitima yacu ndetse no kurekura ibyo ibyagaragaraga ko ari ibyacu ariko hari ikintu kibaho ukagitunga ukabona n'icyawe ariko ukabona nanone si wowe gikwiriye ukabona hari undi muntu wagikoresha neza kurusha wenda byaba ari akarusho ukaba uri nk'umwana w'Imana wenda uzi ko yavuganye n'Imana uzi ko Imana yavuganye nawe yamubwiye ko agomba gutunga icyo kintu rero niyo mpamvu tugiye kugana ijambo ry'Imana turaza kwifashisha amagambo turibuze gusanga mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 23 umurongo wa 17 ngaramubwira ati witinya kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira kandi uzaba umwami wa Isiraheli nge nzaba uwa kabiri kuri wowe kandi na data Sawuli arabizi bombi basezeranaho isezerano imbere y'Uwiteka maze Dawidi yirukankira mu ishyamba Yonatani asubira iwabo amen. Uyu ni umuntu bita Dawidi ni umuntu wavuzwe n'Imana akiri mutoya ku myaka yiwe nka 17 ugereranyije nibwo Imana yamubwiye yuko azaba umwami wa Isiraheli yohereje umuntu bita Samweli aramwimika amwikisha amavuta amukuye mu ntama ahantu ari hagoye cyane arangije ngo guhera icyo gihe umwuka w'Imana akajya amuzaho igihe kimwe agiye ajya mu rugamba rw'Abisiraheli ajya muri bene se ageze yasanga hari intambara asanga umugabo witwa Goliyati wananiye Abisiraheli Dawidi aramuhangamura kubw'umugambi w'Imana kuko Imana yari amaze kumwimikisha amavuta hanyuma kuko rero muvuzeho ko umwami wa Isiraheli iyo yabaye inzira yo kwinjira kwa Sawuli aba kwa Sawuli akajya namucurangira akajya agira gute akajya mukorera ibintu byinshi bukeye Sawuli aza kumenya yuko Imana yamuvuzeho ko azaba umwami wa Isiraheli bivuye ku Adamu bigeze kumurimba aravuga ngo Dawidi ngo Sawuli yishe ibihumbi ngo Dawidi yica inzovu ibyo biramubabaza ngo aravuga ngo ariko uyu nguyu ubwo batangiye kuvuga gutyo gisigaye so kwamugira umwami wabo atangira kujya amutera amacumu arimo amucurangira ibyo byose murabizi abasoma Bibiliya hanyuma Dawidi yaje kuba inshuti n'umuntu bita Yonatani yari umuhungu wa Sawuli yari prince cyangwa se umwana w'umwami amaze kuba inshuti ye ariko Yonatani amenya yuko Imana yavuze kuri Dawidi ko ari uzayobora Isiraheli mu mwanya wa se mu magambo make Dawidi yagombaga kuyobora Isiraheli mu mwanya wa Yonatani niho kuvuga ngo igiye gukora Yonatani kuko nagomba gusimbura se birumvikana murabizi iby'icyami igihe cy'ingoma cyami iyo umwami yavagaho hasimbura umwana niwe wagombaga kuba umwami aho rero urumva ko Yonatani yari afite impamvu nyinshi zo kuba umwanzi wa Dawidi ariko si ko Yonatani yabigenje ahubwo Yonatani yabaye inshuti cyane na Dawidi araje Isiraheli ati nzi neza ko Uwiteka azaguha ubwami ndabizi nzi neza ko Uwiteka azaguha Isiraheli azakugirira neza ariko ndifuza kuzaba umuntu wo hafi yawe rero witinya data ikiro nicyo kintu abantu babuze muri iyi minsi abantu babuze ushobora kubona umuntu afite ubushobozi bwo kuba mu mwanya w'urimo akaba yakora ibintu neza nk'uko kubikora ariko ukamurwanyiriza nicyo abantu bari gukora mu bihe tugezemo ukarwanya umuntu kuko afite ubushobozi burenze ku bwawe cyangwa se bujya gusa n'ubwawe cyangwa se ukarwanyiriza umuntu kuko afite ubumenyi bujya kumera nk'ubwawe ibyo bigatuma umwami Yonatani yari azi neza ko Dawidi adakomoka mu muryango w'abami Yonatani yari azi neza yuko ari we mwana w'umwami ariko ntabwo yigeze agira ishyari Dawidi ahubwo yumvise ko yamufasha kugira icyo ageraho byonyine kumwibira ibanga yuko se azi ko azaba umwami ni nko kuneka umuryango wawe birumvikana ubena ibanga ry'umuryango ariko kuko yari azi ko ari Imana iteganya kuri Dawidi kandi kuko Imana yari azi neza icyatumye Imana ica se ku ngoma nuko atakoze neza ibyo yagombaga gukora noneho amenya yuko Imana izakoresha Dawidi agabikora neza kuko Imana yamushimye ahitamo gushyigikira Dawidi rero inshuti yanyu ndagira ngo nkubwire muri aka kanya uhitamo gushyigikira umuntu utitayeho ko azagira izina rikomeye kurusha iryawe utitayeho ko ashobora kuzamuka akagera kure kukurusha ahubwo witaye yuko uri gushyigikira umugambi w'Imana gushyigikira umugambi w'Imana nicyo kintu kizakubyarira inyungu kuba gusa wowe wabashije
gushyigikira uyu muntu nawe ubwo bazagushyigikira kandi n'Imana bizagushyigikira kuko washyigikiye umugambi wawe. Gushyigikira umugambi w'Imana bituma nawe ushyigikira uwawe. Kuba mu mugambi ibyo Imana ishaka iyo bishatse nawe ushaka ibyo ushaka. Biravuze ngo iki? Biravuze ngo ntukarwanye uw'Imana utarwana, ntugahagurukire Imana idahagurukira. Ahubwo niba Imana yaravuze umuntu icyiza mwe kugikandagiramo, mufashe kugikandagiramo kugira ngo nawe uzagufashe gukandagira mu cyawe. Dawidi yageze igihe agera ku ngoma kuko Imana yari yarabivuze byagombaga kubaho byo ni ngombwa. Amaze kugera ku ngoma, Sawuli na Yonatani barapfa. Bamaze gupfa, Dawidi yicaye ku ngoma aravuga ngo ariko nta muntu wigeze usigara mu muryango wa Sawuli ngo mugirire ineza y'Imana ku bwa Yonatani. Urumva yibutse urukundo Yonatani yamugiriraga, yumva yarugirira umuntu umukomokaho. Ibyo ni byo bya jambo rivuga ngo mpora banda gukererwa kwa basi ntagirira neza abantu mudakugera kubuzukuza bw'ibihe ibihumbi. Kubera yuko Yonatani yeretse Dawidi urukundo, Dawidi nawe yumvishe yamugarura urukundo. Biragoye cyane nubwo navuga ngo hari kugira neza umuntu ngo ineza ntayikwiture. Hari gushaka kugirira neza umuntu neza adafite ubushobozi bwo kukwitura, ariko akaba ari nk'umuntu w'Imana akajya abwira Imana gusa ngo Mana kana kuzamuha umugisha. Iryo jambo gusa ryo kuvuga ngo uzamuha umugisha ukuzaho. Ariko abantu babuze umugisha kuko bakora ibintu babuze umugisha. Suko Imana itawubahaye, ahubwo nuko bo bawifungiye. Bifuza kwicara ahantu batari bakwiye kwicara, bifuza gutura ahantu batari bakwiye gutura, kugira ngo gusa ngo batabererekera abandi bakabaho neza. Umubyeyi akarera umwana w'imfubyi akavuga ngo uzapfurira, yarangiza abana bakariho babimuka. Kubera iki? Aratira ibintu bibi ku bandi, aho kugira ngo avuge ati ndiye kurerera Uwiteka nawe azamberere, kuko ntabwo uzi igihe uzamara kuri iyi si nshuti yawe. Twese turiho, nzi iminsi maze ariko sigaje ntabwo nyizi. Birasaba ngo wowe ubwawe rero niba ushaka kugira icyiza ukora ku Mana no ku bantu bayo, nuko nawe ukora ibyiza. Ubundi hari ibintu bimenyana. Abantu babiri b'abahehesi iyo bahuye baramenyana, abantu babiri b'abagome bahuye baramenyana, abantu bafite ibintu bahuriyeho. N'abana b'Imana iyo bahuye agomba kugukorera iby'abana b'Imana kuko kumvishe n'Imana. Nukora ikibi rero ugahura n'undi muntu ikibi kirimo, azagukorera ikibi kuko azumva ikibi kiwe n'icyawe bikururana. Kuko ikiri mu muntu imbere nicyo gisohoka inyuma. Noneho rero ibi byahuye ahantu hamwe ni inkuba urabyumva. Rero ndagira ngo nkubwire ngo urukundo rwawe rurenge kukuvuga ngo ibi byo ni ibyawe. Reka nguhe urugero nk'umuntu wiba avuga ngo ndi akiba umwana w'undi ashaka gutunga uwe. Iyo wibye uwo muntu ukamubuza umugisha, nubwo umuryango umugisha Imana izamugarurira, ariko ujyanye n'ibibazo byiwe n'imyaka yiwe na karande ziba zose uzijyana. Ntibyamurwanyaga ubijyana kuko umeze nk'aho umunyezi bye nyine ubujyana ibibi bye byose. Ntabwo wabyumva wenda, ariko ukwiye kumva yuko mu buryo bw'umwuka hari intambara ziba abantu benshi batarebesha amaso, zimwe na zimwe zikabahiga aribo bazihamaganye, aribo bazikururiye. Umutima wawe niba ubona umuntu ushobora gukora ikintu akagira icyo ageraho, niba ubonye umuntu ufite ubushobozi bwo kugira ikintu ageraho, niba ubonye umuntu azi gukora ikintu cyane, aho kugira ngo uvuge ngo reka musubize inyuma batabona ko azi kugikora kugira ngo ngiye nkomeze ngikore nubwo ntazi kugikora, uva mu mwanya yaba ari kuva mu mwanya wawe kimuha gikore, kuko wenda nagikora nigira imbere hazavuka ikindi kirenze ikiwe nawe ugikore kuko ari cyo ushoboye. Tugiye tuba magirirane nkakwereka inzira utarebaga nawe ukanyereka izindi ntarebaga, wagenda imbere nanjye nkagenda. Niyo mpamvu muri iki gihe abantu bitera imbere kibagoye cyane abantu b'Imana. Ndababwiza ukuri, bahugiye mu ntambara, bahugira mu kurebana ayindi, bahugira mu kutishimirana no kurwanya no kugira gute. Ariko bose ubu ngubu benshi atera intambwe asubira inyuma, atera intambwe ajya imbere asubira inyuma, atera intambwe ajya imbere asubira inyuma, atera intambwe ajya imbere asubira inyuma. Kubera iki? Urashaka kuba umuntu uhambaye, ariko niba haza undi muntu uhambaye kukurusha ukamushingiza ukamusubiza hasi, oya atamenyekana, ataba ari we, oya simbisha. Uwo mutima uzakuvaho ujya ku mwana wawe niwe uzabikorera. Kandi nawe uko ugenda ukurura umuntu umusubiza inyuma, nawe ni kusubirayo ugahura mu byahise, ugasigara uvuga ibyo wavugaga kera. Kubera iki? Kuko wikunze kurusha uko ukunda abantu.
iterambere ryawe rikaguma ari ryari ndiko ngo nyego nahanga nagombaga kuzagera saho ngaho ngombaga kugera nahanga kubera umutima wawe nta rukundo rurimo. Jambo ry'Imana kucyo umuntu abibara icyo saru niba ubibye urukundo nawe ugomba gusarura urukundo. Niki gituma abantu bari kumwe barabiba urukungu bagashaka gusarura amasaka? Niki gituma abantu bari barabiba ibitovu bagashaka gusarura inzabibu? Birasaba ngo wige nshuti yanjye nanjye mbyige, kuko ijambo ry'Imana ngo niwigisha ujye ugabanira hamwe n'uwigisha. Wige kugira ngo uzamure abandi kugira ngo nawe uzamure. Kandi kuzamuka ni mu buryo butandukanye, yaba kariyeri iyo yari yose, yaba mu kazi, yaba mu rugo, umukozi ugukorera ntushobora kumurekura ngo ajye kwiga umwuga ahandi ngo kugira ngo utazabona ngo utazabura ngo umukozi we yakoraga neza. Urashaka kumugira umuja, nyine agomba kubera umuja. Namara gukura kwa kundi ujya kubona umuntu asigaye afite inginga na gutya, nta kintu yibereyeho, yabaye nk'umupapa wagira ngo ni bosi, kumba akora mu rugo nta kintu yibereyeho, n'amafaranga yagiye akorera yarayamaze nta kintu afite, nta kintu nunamwereka uti kora ko ahora mu rugo, ahora gukorera utuzi two mu rugo, nta kindi kintu awenda yigeze abasha kumenya kiri hanze, tunamuhumuye amaso ugira ikintu mwereka uti ndashaka kumugumana, ahubwo umwereke hanze uti dore bigenda gutya bacanga. Uko umweretse aho baca niko nawe Imana izashaka kumwereka uwawe hazaca. Nshuti yanjye rero, Yonatani ntabwo yikunze nubwo se yamuviriyemo urupfu, ariko Imana ntabwo yigeze yibagirwa. Yibukije Dawidi ngo ati ujya wibuka ibyo Yonatani yakugiriye. Nta muntu w'umuryango, kubwo Dawidi ubwo yarabivuze, ntabwo ari neza yiwe yamugiriye, yavuze ngo nta muntu w'umuryango wa Sawuli wasigaye ngo mugire neza